mbabwizanye ukuri kuva mu itangira abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo. Ni uwuhe mugore wishe byibuze miliyoni akayitambira imana y'igitabo uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe? yari ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye. ntabwo umugore yasezeranya ngo nemere nakumva nishingiye. nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye bose wongere usenge rimeta wongere usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katazabuza kuri wa munsi nawe ikavuga ati we yarisikiwe. ariko murakina n'ubugingo murakina ari ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. hari icyo nemera kuvuga ubutumwa byo nakera kose na ba Elisabeti i Yerusalemu barahanuraga uvuga ubutumwa turabyemera. umuntu akaza umudiyakoni udafite n'amapingu akakubwira ngo ceceka ziba ugaceceka. iyo mana njya nyibazaho. iyo mana ni imana nyabaki. Yesu afite ubutware bene data mu mbunda n'amasasu mu mapingu. Yesu afite ubutware bwose. ngahe nguko Jerry reka nkubwire ahangaha ikintu Riziki Chantal yarimo kuvuga ngira ngo twese turabizi neza yuko itorero rya ADEPR yego mu minsi mikeya ishize basengeye abagore yego ngo babe abashumba. urumva gusa wenda kuva byaba nge ntabwo nigize mvugaho ukuntu nanabyumva ariko jye nini nkuru ntakiriye neza nubwo yenda imana nyine yaduhaye ubushobozi uri kubyumva ikatugirira n'icyizere ariko ikintu Riziki Chantal ari kuvugaho naba bashumba ba ADEPR bagize gute basengewe uri kumva ariko ngiye nanjye nini nkuru ntanakiriye neza wenda reka nifite gatoya kubera iki oya reka nkubwire none se kuva na mbere urumva bavugaga ko ibi bintu bidakwiriye ariko barangije basa n'ababiziruye bagaragaza ko bikwiriye. twese dutungurwa no kubona itorero rya ADEPR rishyizeho uwo muntu uba ugiye kuryamana nawe ubona ari musaza wawe ubona bimeze gute niba kuterese wanga akarindubwa kugeza mu nzu wanga akarindubwa kumanuramo akenda k'imbere wanga ntunavuze uti ube umuntu uri seriye uvuga uti ibi bintu ugiye gukora sibyo cyangwa se wenda niba ugiye kubikora nanjye numva mbikeneye tubikore gutya twirinde ahubwo ukaguma wanga niwo rero ujya ukumva ibintu byabaye gutya ukumva ngo byagenze gutya umuntu arabyaye bitateganijwe. kabone naho nge nagusanga uri gukora ibyaha kajana ntabwo nemererwa kujya kuvuga icyaha cyawe niba kuko nsenga ahubwo nemererwa kuganira nawe nkakubwira ibyo bintu ko atari byo nkakugarura mu murongo wanarira nkabona ko ubikomeje nkashaka undi mwene data guteza bitaba ibyo ngibyo nkabona kuguteza itsinda ry'abandi itorero rigari itorero noneho rikazabona kugufatira umwanzuro rikagushyira hanze. umuntu uzabona ufite umuntu wo kugenda avuga abakozi b'Imana asebanya asenyana uyu muntu aba afite umwuka w'abadayimoni b'abadayimoni batazigira banatsinda. uyu muntu nta nubwo mu bwami bw'Imana azahigira kuko mu ijuru ntabwo bagira umunwa mu ijuru bagira ibanga. ariko ako kantu kaba kitambitsemo ntabwo ari keza. nanone ntabwo ndi bwirengagize yuko umwana ari umugisha ariko yaje mu kihegiye. ese bigenze gute kugira ngo aze? urumva nimba wahagararaga imbere y'imbaga y'abantu urumva ukavuga buri wese ariho n'abamwireberamo. none se nimba umwana ari umugisha umugisha ntuca mu nzira zitandukanye uca mu nzira zitandukanye ariko ntago wenda ngenda bifata yuko ari umugisha ariko nanone hariho ababifata nk'aho ari ikibazo. ibyo birabareba urumva nibyo ari kumenya ngo abantu yahagararaga imbere ni ikibazo gikomeye. rega zongera agaruke azagaruka nimba ari nabyo koko njyewe sindabyemera. sindabyemera oya nibyo ntabwo babeshya
urumva Yego. kuko agiyeho maze iminsi mbikurikiranye shangiye ntago nabahakana ko atari byo si nawe wenyine kuki hari kuvugwa Zawadi wenyine kandi atariteye inda. reka nkubwire nyine nuko wamuteye inda batamuzi nigize kumva bavuga ngo Brezil ngo yamuteye inda narabibonye sinzi niba utarabibonye. Nanjye narabibonye nuko mba nirinze kugira ibyo mvugaho. ubura nyine wenda ngiye navuze ko impamvu babitekereje banabivuzeho nuko wenda yakundaga kumukoresha bakaba bashyizemo ibintu byo kuvuga ngo ni wamuteye inda ariko nge ntago nabihamye yuko ari Brezil. Oya ntawabihamya. Ubundi mama w'umwana niwe umenya se w'umwana. Yego. Bareke rero nanone kuvuga ibintu batazi byo kuvanga inda barayigereka kuri runaka batabizi. Uri kumva ariko nkubwiza ukuri Jerry iki kintu abashyize mu mitwe y'abantu ntago kiba ari ikintu cyiza. Kuko hariho umuntu uvuga uti byanze bikunze nshingiye ku bintu Imana yakoreye uyu muntu akaba yarabivuyemo yarakijijwe izi saha akaba ari umbwirije nanjye nkakizwa. Ntago nzasubira mu iki kintu tayari je akabona bigenze gutya. Uri kumva nk'umuntu yabwirije agakizwa izi saha hatabaye imbaraga z'Imana yabivamo akabyihorera. Urumva Jerry nanone mboneraho kubwira n'abandi bantu barebereho. Urumva niba uri umukozi w'Imana uri umushumba uri umuvugabutumwa ukaba ubona kino cyaho kiguyemo basi habayeho kwirinda. Yego. Kuko basigaye babikora Jerry. Urumva barabikora cyane. Barabikora ntibigukange kuri umushumba ntibigukange yuko uri umuririmbyi cyangwa se uri umuvugabutumwa runaka ukagenda ugasambana. Niba ugiye gusambana wakwibutse kwirinda. Ugiye kubikora nta nubwo byibura uvuze uti rero ubwo mbonye bingezeho reka twirinde. Yego. Ahubwo ukagira gute ukasama. Ejo ugasanga induru nk'izi ngizi zikuvugiye ku mutwe kandi kwirinda byanashobokaga. Uri kumva Jerry? Nabyo byashobokaga. Niba ubona bigushyikiye nyine bikugezeho ibuke no kubwira umuntu bigushyikiyeho umubwira uti twirinde ejo hatagira ibindi bintu bivamo. Kugendera kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana cyangwa se ndi umusitari ndazwe n'ibindi ukazanamo n'ubugoryi bungana gutyo nabyo ntago ari byiza. Urumva usanga icyo waba icyo ari cyo cyose. Yego Zawadi biri kugwa yuko nyine ngo atwite. Bicyashye bamwe barabivuga ariko nta mpamvu. Yego. Reka nkubwire nimba bigushyikiye ibuka turi kumwe ntakurwanirira muri we suje nkwifurije kugira ibihe byiza wadukurikiye aho uherereye hose. Imana iguhe umugisha amahoro y'Imana bane nawe wakoze subscribe ntukabure ku mugisha w'Imana. Ni hano ni kuri Rwanda Gospel Show turahugurana ntabwo twihererana ibintu ibyo twumvise turabivuga tugacyaha tukanenga ariko natwe twemerewe kugirwa inama. Ntabwo ibyo tuba turi kuvuga ni ikiganiro ntabwo ari amahame ntabwo ari amategeko ya nuko tubyumva tukaganira ku biba bivugwa ariko tukanahugurana. Muririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Natwe nibyo tuba tuje. Mu mazina ni Jerry ndagarutse ndi kumwe na Chantal. Mama Chantal Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Umeze neza? Ndashima Imana. Yego ni byiza cyane. Tutagiye ku ruhande rero maze iminsi mbona ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Abapasiteri baba mama bambitse abagabo b'abandi amapadi amapampa warabyumvise? Biriya byo mana abantu baravuga bati ngo bamwambike igitambaro bamwambike na pampa n'ikariso. Yego na surujipe ntugibagirwe kandi ka kera uri kumva
ibintu biravugwa ubu rero turagiye tugarukiye ku mukozi w'Imana Zawadi umuvugabutumwa Zawadi wa muri ADPR abantu benshi ubundi ururimi tuvuga rwumvwa n'abandi nyine turuziranyeho abantu basenga abantu baba mu bihe byo gusenga abantu bakurikirana inkuru za gospel cyangwa se z'Iyobokamana barabizi ntabwo bakwirirwa kuvuga ngo Zawadi ninde baramuzi yego n'uwi Musanze ngire ngo yego oya Zawadi nta muntu utamuzi yego baramuzi bikagenda bikavugwa ko nabonye inkuru yabaye Kimomo bamwe bati aratwite abandi bati yarabyaye abandi bati mumureke abandi bati hoya abandi bati sibyo abandi bati aradusebeje abandi bati wayimuteye turamuzi abandi bati ase umuntu umenya ko undi yamuteye inda gute utaruhari utaramufashije akaguru genda bivuga neza utaramufashije akaguru utaruhari utaramuherekeje ajya kubikora nyine aho ngaho ho umenya babikoze nyirinda umumenye ute urumva ibi byo by'imihanda kuba bavuga ngo bazi uwayimuteye nyine n'ibyo kwimagina n'ibyo bishyiramo bitewe n'ibibarimo ariko ntabwo ari ihame yego umuntu utwita amenya uwamuteye inda ariko ntabwo abandi bamumenya reka tubyinjiremo umuvugabutumwa Zawadi ndetse n'abandi Jerry reka nkubwire wenda njye ntagiye no mu bintu byinshi ni ukuvuga ngo impamvu ubona wenda kandi bivuge gutya impamvu ubona abantu bacitse umugongo cyangwa se wenda isi yahungabanye kubera Zawadi yaje atanga ubuhamya muri uko gutanga ubuhamya abantu barafashwa abantu baranakizwa abanywaga n'amatabi nk'uko yayanywaga bayavaho yego abakoraga ibyaha nk'ibyo yakoraga barabireka kubera Zawadi arakomeza atanga n'ubuhamya arakomeza atanga n'ivugabutumwa abwiriza abantu bava mu byaha uri kumva urumva nk'umuntu wakijijwe yego ku bwa Zawadi hanyuma yaho akumva ngo yatwise cyangwa yabyaye nta mugabo afite ni ikintu rwose buri wese yakumva ko uwo muntu wakijijwe kubwe hatabaye imbaraga z'Imana yakongera akabivamo akabatise nka buriya yambwirizaga iki ese ubwo yaba yarakurikiye Zawadi ntiyaba yarakurikiye uwo yamubwiye Jerry reka nkubwire yego n'ubuhamya ni bwiza ariko ntago turi mu ijuru nyine nibyo ndibo nabivugeho ndetse cyane yego urumva niba ubwe nk'ubu ngubu mbwirije umuntu nkamubwiriza yego tayari hari akantu numvishije nimugoroba nyine bakaseho avuga ukuntu nyine avuga ku bintu by'ibyaha bitatu avugamo n'icy'ubusambanyi avugamo n'icyo kwiba avugamo n'ikibiki asa naho abigendera kure atanabigenderamo nubwo ari umuntu ariko nanone ni umukozi w'Imana Jerry biragayitse uri kumva gusa nanone uretse ko ngenda n'ubu uretse kumva ibyo bavuga sindabyemera Jerry kankubwire sindabyemera pe ntabwo bari kubeshya oya barabeshya ntabwo babeshya oya barabeshya igituma uvuga ko babeshya se ni iki n'abaturanyi be bavuze ko ayo makuru batayazi batabizi kandi yewe harimo n'uwo nabonye avuga ko baturanye amuzi neza kumumenya neza yuko yabyaye simbizi ubwo nyine nta nubwo tunamuheruka ntabwo tumuheruka kuba tutanamuheruka rero n'ibyo nabyo byanatugaragariza ko nyine ari mu kabyeyi cyangwa se ari muri izo nshingano z'umubyeyi ariko twebwe icyo turi kureba kano kanya ni ikintu nyine aba ashyize mu mitwe y'abantu no mu mitima y'abantu nk'abantu bamufataga nk'umukozi w'Imana muvugabutumwa mwiza n'ubundi naracyariwe rega nyine aracyariwe ariko ako kantu kaba kitambitsemo ntabwo ari keza nanone ntabwo ndi bwirengagize yuko umwana ari umugisha ariko yaje mu kihegiye ese bigenze gute kugira ngo aze urumva niba wahagararaga imbere y'imbaga y'abantu urumva ukavuga buri wese ariho n'abamwireberamo none se nimba umwana ari umugisha umugisha ntuca mu nzira zitandukanye uca mu nzira zitandukanye ariko ntago wenda ngenda bifata yuko ari umugisha ariko nanone hariho ababifata nk'aho ari ikibazo ibyo birabareba urumva
nibyo ari kumenya ngo abantu yahagararaga imbere ni ikibazo gikomeye. rega zongera agaruke azagaruka nimba ari ariko nabyo koko njyewe reka nkubwire. sindabyemera oya nibyo ntabwo babeshya urumva Yego. kuko agiyeho iminsi maze iminsi mbikurikiranye shangiye ntabwo nabahakana ko atari byo. si nawe wenyine kuki hari kuvugwa Zawadi wenyine kandi atariteye inda. reka nkubwire nyine nuko wamuteye inda batamuzi nigeze kumva bavuga ngo Brezil ngo yamuteye inda narabibonye sinzi niba utarabibonye. nanjye narabibonye nuko mba nirinze kugira ibyo mvugaho. ubura nyine wenda njye navuze ko impamvu babitekereje banabivuzeho nuko wenda yakundaga kumukoresha bakaba bashyizemo ibintu byo kuvuga ngo ni wamuteye inda ariko njye ntabwo nabihamye yuko ari Brezil. oya ntawabihamya. ubundi mama w'umwana niwe umenya se w'umwana. Yego. bareke rero nanone kuvuga ibintu batazi byo kuvanga inda barayigereka kuri runaka batabizi. uri kumva ariko nkubwiza ukuri Jerry iki kintu abashyize mu mitwe y'abantu ntabwo kiba ari ikintu cyiza. kuko hariho umuntu uvuga uti byanze bikunze nshingiye ku bintu Imana yakoreye uyu muntu akaba yarabivuyemo yarakijijwe izi saha akaba ari umbwirije nanjye nkakizwa ntabwo nzasubira muri iki kintu tayarije akabona bigenze gutya. uri kumva nk'umuntu yabwirije agakizwa izi saha hatabaye imbaraga z'Imana yabivamo akabyihorera. urumva Jerry nanone mboneraho kubwira n'abandi bantu barebereho urumva niba uri umukozi w'Imana uri umushumba uri umuvugabutumwa ukaba ubona kino cyaho kiguyemo basi habayeho kwirinda. Yego. kuko basigaye babikora Jerry urumva barabikora cyane barabikora ntibigukange ko uri umushumba ntibigukange yuko uri umuririmbyi cyangwa se uri umuvugabutumwa runaka ukagenda ugasambana. niba ugiye gusambana wakwibutse kwirinda. ugiye kubikora nta nubwo byibura uvuze uti rero ubwo mbonye bingezeho reka twirinde. Yego. ahubwo ukagira gute ukasama ejo ugasanga induru nk'izi ngizi zikuvugiye ku mutwe kandi kwirinda byanashobokaga. uri kumva Jerry nabyo byashobokaga niba ubona bigushyikiye nyine bikugezeho ibuke no kubwira umuntu bigushyikiyeho umubwira uti twirinde ejo hatagira ibindi bintu bivamo. kugendera kuvuga ngo ndi umukozi w'Imana cyangwa se ndi umusitari ndazwi n'ibindi ukazanamo n'ubugoryi bungana gutyo nabyo ntabwo ari byiza. urumva usanga icyo waba icyo ari cyo cyose. yego Zawadi biri kugwa yuko nyine ngo atwite. bishyashya bamwe barabivuga ariko nta mpamvu. Yego. reka nkubwire nimba bigushyikiye ibuka kwirinda. urumva niba izo mbaraga zo guhakana cyangwa se ubona utsinzwe tsindwa ariko uzanemo n'ubwenge wirinde umenye ngo iki cyaha ndagikoze ariko basi nubwo ngikoze ejo bitangarukira bikikuba bikaba byinshi. urumva hari abantu bibwira ngo njyewe ngo ndi umurokore ndi umukozi w'Imana niba ngiye gukora iki kintu niba ngiye gusambana ntabwo ndi bwirinde ntabwo ndi kubabwiriza mujye gusambana ariko niba ubona bigushyikiye basi ibuka kwirinda. urumva Yego. uwo bishyikiye yibuke kwirinda waba uri umugabo waba uri umusore waba uri umukobwa ibuka kwirinda ureke kugendera mu kigari. urumva hari ukuntu uba usanga nk'umuntu w'umukobwa wenda ni umuririmbyi cyangwa wenda nk'uku nguku ugasanga bamuterese yanga uragiye winjiye muri gato y'umusore wanga kandi uragiye wigezemo abigusabye wanga arinze ubwo gukuramo ikariso wanga akarinda ubwo kugeraho akabikora ukiri no kwanga utaremera. uri kubyumva? Yego. ugasanga ageze ubwo amugeraho ataremera amubwira ati ndeka uwo muntu uba ugiye kuryamana nawe ubona ari musaza wawe ubona bimeze gute niba kuterese wanga akarinda ubwo kugeza mu nzu wanga akarinda ubwo kumanuramo akenda k'imbere wanga
ntunavuze uti ube umuntu uri seriye uvuga uti ibi bintu ugiye gukora si byo, cyangwa se wenda niba ugiye kubikora nanjye numva mbikeneye, tubikore gutya twirinde. ahubwo ukaguma wanga niwo rero ujya ukumva ibintu byabaye gutya, ukumva ngo byagenze gutya, umuntu arabyaye bitateganijwe, abyaye mu buryo butateganyijwe. Yego, inama ku bandi bose bavuga ko nyine kuri ibi ngibi byose tuba turi kumva. Yego, reka nkubwire numva ko nta wagakwiriye guciraho nk'umuntu iteka. ni ukuvuga ngo Zawadi yaba yabyaye cyangwa atanabyaye, uko byagenda kose bareke kumutemeraho itaka, kuko urashaka kumutemeraho itaka, ejo yareba ibintu biri kuvugwa ku mihanda n'iki, ejo ugasanga yivukije ubuzima. Nanone nta kintu twaba twungutse. Uko byagenda kose rero nawe mwibuke ko ari umuntu, niba yaranabyaye ni umuntu nyine mu byakire, nubwo abasize ikintu kitameze neza mu mitima y'abantu, ariko nanone ni umuntu. Gusa njye navuga ko ari nk'ubugoryi cyangwa se wenda kurangara, ari byo navuze ngo niba ugiye gukora bino bintu, reka kumva ngo ndi umurokore ngo mfite isoni ngize gute. Wowe ubwawe gera aho uvuga uti ibi bintu birashyikirekana nirinde. Mujye mugira kwirinda no kuba maso, kandi ikindi no ku bakobwa cyangwa abagore mujye mwirinda kuba wagenda ukinjiza muri ibi bintu utabishyizemo gutekereza cyane. Mu bindi biri kuvugwa ku bakozi b'Imana bari kuri koroza muri ino minsi, umva arize iki Chantal? Yego, izanye ukuri kuva mu itangira abagore bakoze akazi kenshi pe, no ku rugamba bagiyeyo. ni uwuhe mugore wishe byibuze miliyoni akayitambira Imana h'igitabo, uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe? Yari ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. Ngize ukuri, nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza, aho nataha nembye. Ntabwo umugore yasezeranye ngo nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse, ngamuhamagara ati duhurire mu rugo, ibintu byakomeye. Basi wongere usenge n'impeta, wongere usenge, kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara, ngomba gushaka akantu katazabuza kuri wa munsi, Imana ikavuga ati wayarizihiwe. Ariko murakina n'ubugingo, murakina n'ikintu cyitwa kujya mu muriro utazima. Aricyo nemeye kuvuga ubutumwa. Byo nakera kose n'abaheresabeti i Yerusalemu barahanuraga, uvuga ubutumwa turabyemeye. Umuntu akaza umudiyakoni udafite n'amapingu akakubwira ngo ceceka ziba, ugaceceka. Iyo Mana njya nyibazaho, iyo Mana ni Imana nyabaki. Yesu afite ubutware bene data, mu mbunda n'amasasu, mu mapingu. Yesu afite ubutware bwose. Ngaya nguko Jerry, reka nkubwire ahangaha ikintu Riziki Chantal yarimo kuvuga. Ngira ngo twese turabizi neza yuko itorero rya ADEPR yego mu minsi mikeya ishize basengeye abagore yego ngo babe abashumba. Urumva? Gusa wenda kuva byaba nge ntago nigize mvugaho ukuntu nanabyumva, ariko jye ni n'inkuru ntakiriye neza. Nubwo yenda Imana nyine yaduhaye ubushobozi, uri kubyumva, ikatugirira n'icyizere, ariko ikintu Riziki Chantal ari kuvugaho ni aba bashumba ba ADEPR bagize gute, basengewe. Uri kumva? Ariko ngiye nanjye ni n'inkuru ntanakiriye neza, wenda reka nvuge gatoya. Kubera iki? Oya, reka nkubwire. None se kuva na mbere, urumva, bavugaga ko ibi bintu bidakwiriye, ariko barangije basa n'ababiziruye, bagaragaza ko bikwiriye. Twese dutungurwa no kubona itorero rya ADEPR rishyizeho abashumba b'abagore. Ni ikintu cyaziriraga mu itorero rya ADEPR. Uri kumva? Babiziruye ubu ngubu, ariko kuva no mu myaka ya mbere hose, ngira ngo wenda nawe urabizi neza,
ntabwo higeze habaho abashumba b'abagore muri ADPR, bibaye ubu mu myaka yose ADPR imaze. Urumva rero kandi Riziki Chantal ni umwadeperi, uri kumva ntabwo ari uvuga ngo asengera ahandi hantu, asengera muri ADPR nyine. Rero icyo arimo avuga ngo nta mushumba wa ADPR w'umugore, ntabwo yavuze ADPR ariko yavuze ngo nta mushumba w'umugore wamusezeranya, ngo niyo yamusezeranya ajya gushaka uw'umugabo akamuga ati impeta ngiyi sengere. Wabyumvishe? Nta n'uwamubatiza. Ariko Jerry nkubwije ukuri, nanjye nta mushumba w'umugore wambatiza. Kubera iki? Oya, uko niko kuri. Nta mushumba w'umugore wambatiza. Uruhande rumwe ushobora kumwumva, urundi ntumwumve. Ariko jewe Riziki Chantal ndamwumva. Uri kumva? Niba ibintu byaraziraga ubu ngo bakaba babiziruye, kubera iki babiziruye se? Kuko nyine byose se amategeko nta bizirura. Oya, nibo babiziruye kandi bubwabo ubuhanuzi bwarabacagamo bakavuga ko nta mugore waba umushumba. None se umugore abaye umushumba gute? Rero simbyemera. Okay. Nanjye nta wambatiza. Umushumba w'umugore? Reka nkubwire Jerry. Buriya ushobora kureba nk'uyu muntu basengeye ngo abe umushumba, ukagenda ugasanga we ubwe mu rugo ibintu ashumbye ntashoboye no kubishumba, azajya gushumba itorero gute? Ubwo ibintu mu rugo, nubwo wenda ntawe duhaye ubushobozi bwo kugira ngo tugere mu ngo zabo, ariko kugira ngo uzasange ashumbye iwe mu rugo bikunde bishoboka 100%, ntabyo wabona. Uyu muntu udashobora gushumba abana be ngo abashyire ku murongo cyangwa se n'inshingano ze abanze azikore neza zirangire, akumva ko azashumba itorero ninde? Barahari ibintu, reka nkubwire, ni ibintu byishyiriweho nabo ubwabo, ariko ntago ari ibintu nekereza ko ari Imana yashyizeho. Reka tunasoreza aha, ubwo niko mubyumva. Reka ngushimire cyane Chantal. Murakoze cyane.